Abami ba mbere igice cya 6. Iyubakwa ry'ingoro y'Uhoraho. Hashize imyaka 480, Abisiraheli bavuye mu Misiri. Mu mwaka wa 4 Salomo ari ku ngoma muri Isiraheli, nibwo yatangiye kubaka ingoro y'Uhoraho mu kwezi kwa Zivu. Ingoro umwami Salomo yubakiye Uhoraho yari ifite uburebure bwa metero 30 na metero 10 z'ubugari na metero 15 z'ubuhagarike. Uburebure bw'ibaraza ry'ingoro bwari metero 10 bungana n'ubugari bw'iyo ngoro. Ubugari bw'ibaraza bwari metero 5. Iyo ngoro y'Imana yari ifite amadirishya afite ibizingiti bisobekeranye. Ingoro yose uko yari igizwe n'ibyumba byombi bizira inenge, yari yometsweho andi mazu ayizengurutse ayicamo ibyumba. Umubyimba w'urukuta rw'ingoro ntiwari ufite ubugari bungana kuva hasi kugera hejuru, bwagendaga bugabanuka ukurikije amagorofa, ku buryo za mwikorezi z'ibyumba byometseho zitahinguranyaga urukuta rw'ingoro. Bityo ibyumba by'igorofa yo hasi byari bifite ubugari bwa metero 2, iby'igorofa yo hasi bifite ubugari bwa metero 3, naho ibyumba by'igorofa yo hejuru bifite ubugari bwa metero 3 n'igice. Mu iyubaka ry'iyo ngoro, amabuye yayubatse atunganirijwe aho yacukurwaga, ku buryo nta rusaku rw'inyundo cyangwa urw'umutarimba cyangwa urw'ikindi gikoresho cy'icyuma bumvikanye yubakwa. Umuryango winjiraga mu byumba byometse ku igorofa yo hasi wari ku ruhande rw'iburyo bw'ingoro. Hari ingazi zizamuka zijya mu magorofa. Nuko Salomo yubaka ingoro y'Imana arayirangiza. Igisenge cyayo yacyubakishije ibiti by'imigogo n'imbaho z'amasederi. Impande z'ingoro zari zometseho ibyumba bigize inyubako y'amagorofa 3. Buri gorofa yari ifite metero 2 n'igice z'ubuhagarike, ifatishijwe ku ngoro n'imigogo y'amasederi. Uhoraho abwira Salomo ati, dore unyubakiye iyi ngoro. Nukurikiza amateka n'ibyemezo nafashe, ukumvira amabwiriza yanjye ukayakurikiza, nzagusohorezaho ibyo nasezeraniye so Dawidi. Nzatura kandi mu Bisirayeli rwagati, sinzigera ntererana ubwoko bwanjye. Nuko Salomo yubaka ingoro y'Uhoraho maze arayuzuza. Salomo atunganya imbere mu ngoro. Ku nkuta z'imbere mu ngoro yomekaho imbaho z'amasederi kuva hasi kugera ku gisenge, kandi hasi mu ngoro naho ahasasa imbaho z'amasipure. Imbere mu mutwe w'ingoro yaciyemo icyumba gifite metero 10 z'uburebure, ari cyo cyumba kizira inenge cyane. Urukuta rugabanya ibyumba byombi rwari rwubatswe n'imbaho z'amasederi kuva hasi kugera ku gisenge. Icyumba kigari cyabanzirizaga icyumba kizira inenge cyane cyari gifite metero 20 z'uburebure. Imbere ku nkuta z'ingoro hari hometseho imbaho z'amasederi zishushanyijeho amashusho y'ibicuma n'ay'indabyo zibumbuye. Hose hari hometse imbaho z'amasederi, nta buye ryagaragaraga. Hanyuma ategura mu cyumba kizira inenge cyane aho gutereka isanduku y'isezerano y'Uhoraho. Naho igicaniro cy'imibavu cyari cyometsweho imbaho z'amasederi cyagombaga kuba imbere y'urwinjiriro rw'icyumba kizira inenge cyane. Icyo cyumba cyari gifite metero 10 z'uburebure na metero 10 z'ubuhagarike na metero 10 z'ubuhagarike.
Imbere mu cyumba hose hari hometseho izahabu inoze. Imbere mu ngoro Salomo ahomeka izahabu inoze, kandi imbere y'icyumba kizira inenge cyane cyometseho izahabu ahatambika iminyururu y'izahabu. Mu ngoro hose ahomeka izahabu n'igicaniro cy'imibavu cyari imbere y'urwinjiriro rw'icyumba kizira inenge cyane, acyomekaho izahabu. Mu cyumba kizira inenge cyane ashyiramo amashusho abiri y'abakerubi abajwe mu munzenze. Buri mukerubi yareshyaga na metero 5 z'ubuhagarike. Buri baba ry'umukerubi ryari rifite metero 2.5 z'uburebure, ku buryo kuva ku isonga y'ibaba rimwe kugera ku yindi hari metero 5. Abakerubi bombi barareshyaga kandi bameze kimwe. Bombi bari bafite uburebure bwa metero 5. Salomo ahagarika abo bakerubi bombi mu cyumba kizira inenge cyane. Amababa yabo yararambuye ku buryo ibaba rimwe ryakoraga ku rukuta, irindi rigakora ku ibaba ry'undi mukerubi. Abo bakerubi Salomo abomekaho izahabu. Imbere mu ngoro ku nkuta zose aharagataho amashusho y'abakerubi n'ay'imikindo n'ay'indabyo zibumbuye. Yomeka izahabu hasi muri ibyo byumba byombi by'ingoro. Umuryango w'icyumba kizira inenge cyane yawukingishije inzugi 2 zikozwe mu giti cy'umunzenze. Umuryango wari ufite impande 5. Kuri izo nzugi z'umunzenze yaharagaseho amashusho y'abakerubi n'ay'imikindo n'ay'indabyo zibumbuye. Kuri ayo mashusho yomekaho izahabu. Inzugi z'umuryango w'icyumba kizira inenge nazo azigenza atyo. Uwo muryango wari urukiramende. Uwo muryango nawo yawukingishije inzugi 2 zikozwe mu mbaho z'amasipure. Buri rugi rwari rugizwe n'ibipande 2 bifatanishijwe n'amapata. Kuri izo nzugi aharagataho amashusho y'abakerubi n'ay'imikindo n'ay'indabyo zibumbuye, ayomekaho izahabu inoze. Urugo ruzengurutse ingoro yarwubakishije impushya 3 z'amabuye aconze, maze akurikizaho urundi ruhushya rw'imigogo y'amasederi ibaje. Bari barashyizeho urufatiro rw'ingoro y'Uhoraho mu kwezi kwa Zivu mu mwaka wa 4 Salomo ari ku ngoma. Mu kwezi kwa Buri mu mwaka wa 11 Salomo ari ku ngoma nibwo barangije kubaka ingoro y'Uhoraho hamwe n'ibigendanye nayo byose uko byari biteganyijwe. Iyo ngoro yubatswe mu myaka 7. Abami ba mbere igice cya 7. Salomo yubaka ingoro ya cyami. Salomo yiyubakira ingoro ya cyami. Bitwara imyaka 13 kugira ngo yuzure. Muri iyo ngoro hari ahitwa ingoro y'ishyamba rya Libani. Yari ifite metero 50 z'uburebure na metero 25 z'ubugari na metero 15 z'ubuhagarike. Yari ishyigikiwe n'imisitari 4 y'inkingi z'amasederi ziteze imigogo y'amasederi abaje. Iyo migogo yari 45 igizwe n'imisitari 3. Buri musitari uriho imigogo 15 ishyigikiwe n'inkingi. Idari ry'amasederi ryari rishyigikiwe n'iyo migogo. Impande zombi z'ingoro zariho imisitari 3 y'amadirishya ateganye. Buri ruhande rwari rufite imiryango 3. Ibizingiti byayo
byari urukiramende, buri muryango uteganye n'undi. Hirya y'ingoro y'ishyamba rya Libani hari ahitwa icyumba cy'inkingi, cyari gifite metero 25 z'uburebure na metero 15 z'ubugari. Imbere y'icyo cyumba cyometseho urwinjiriro. Ibaraza ryarwo ryari rifashwe n'inkingi. Salomo yubaka icyumba cy'intebe ya cyami, bacyita icyumba cy'imanza, kuko ariho yaciraga imanza. Cyari cyometseho imbaho z'amasederi kuva hasi kugera ku gisenge. Ingoro Salomo yabagamo yari yubatse kimwe n'izindi, yari mu gikari inyuma y'icyumba cy'imanza, yubakiye kandi umugore we, umukobwa w'umwami wa Misiri, ingoro imeze nk'izo zindi. Ayo mazu yose n'urugo rugari byari yubakishije amabuye manini y'indobanure, kuva ku rufatiro kugeza ku gisenge. Yari yaraconzwe hakurikijwe ingero kandi akerejwe urukerezo imbere n'inyuma. Imfatiro zari zubakishijwe amabuye manini y'indobanure, amwe afite uburebure bwa metero 4, andi ubwa metero 5. Hejuru y'imfatiro hari hubakishijwe amabuye y'indobanure yaconzwe hakurikijwe ingero. Hari hubakishijwe kandi n'imigogo y'amasederi. Urugo rugari rwari ruzengurutswe n'urukuta rwubakishijwe impushya 3 z'amabuye aconze, zikurikirwa n'urundi ruhushya rw'imigogo y'amasederi ibaje. Urukuta rw'urugo ruzengurutse ingoro y'Uhoraho n'urw'ibaraza yaryo nazo zari zubatse zityo. Ibikoresho by'ingoro y'Imana. Umwami Salomo atumiza Huramu w'Itiri araza. Nyina yari umupfakazi wo mu muryango wa Nafutali, naho se yari umunyatiri w'umucuzi w'imiringa. Huramu nawe yari impuguke kandi yarazobereye mu mirimo y'ubukorikori bwose bw'ubucuzi bw'umuringa. Nuko yitaba umwami Salomo amukorera imirimo yose amushinze. Inkingi z'umuringa. Huramu yashongesheje umuringa awukoramo inkingi 2. Buri nkingi yari ifite metero 9 z'ubuhagarike, naho umuzenguruko wayo wari metero 6. Yashongesheje umuringa awukoramo imitwe yo gutereka kuri izo nkingi. Buri mutwe wari ufite metero 2.5 z'ubuhagarike. Kuri iyo mitwe yo hejuru y'inkingi acuriraho iminyururu isobekeranye nk'urushundura. Buri nkingi yari itatseho iminyururu 7. Kuri urwo rushundura yashyizeho impushya 2 z'imbuto z'imikomamanga zikozwe mu muringa ziruzengurutse. Abigenza atyo no ku mutwe w'iyindi nkingi. Hejuru ya buri mutwe w'inkingi atakaho indabyo za marisi zikozwe mu muringa, zari zifite metero 2 z'ubuhagarike. Izo ndabyo zishyirwa ku rugara rw'umutwe w'inkingi, ukikijweho impushya 2 z'imbuto 200 z'imikomamanga zikozwe mu muringa. Abigenza atyo no ku mutwe w'iyindi nkingi. Bashinga izo nkingi zombi imbere y'ibaraza ry'ingoro. Inkingi yo mu majyepfo bayita Yakini, naho iyo mu majyaruguru bayita Bowazi. Kuri izo nkingi hari hatatse za ndabyo z'amarisi, nuko imirimo yerekeranye n'inkingi iba irarangiye. Ikizenga kigari cy'umuringa. Huramu acura ikizenga kiburungushuye mu muringa ushongeshejwe. Cyari gifite metero 5 z'umurambararo na metero 2.5 z'ubuhagarike na metero 15 z'umuzenguruko.
icyo kizenga cyari gifite urugara rutatseho impushya ebyiri z'uducuma tw'umuringa turuzengurutse. Kuri buri metero hariho uducuma 20 twakoranywe n'icyo kizenga. Icyo kizenga cyari giteretse ku migongo y'ibimasa 12 bikozwe mu muringa. 3 byarebaga mu majyaruguru, ibindi 3 bireba iburengerazuba, ibindi 3 bireba mu majyepfo, naho ibindi 3 bireba iburasirazuba. Umubyimba w'icyo kizenga wari santimetero 8, urugara rwacyo kandi rwari ruteye nk'urw'igikombe, rushushanyijeho ururabo rwa risi rubumbuye. Icyo kizenga cyajyagamo litiro 45,000 ibigare by'umuringa. Huramu yakoze kandi ibigare 10 mu muringa. Buri kigare cyari gifite metero 2 z'uburebure na metero 2 z'ubugari na metero 1 n'igice z'ubuhagarike. Dore uko ibyo bigare byari bikozwe. Byari bifite ibisate by'umuringa ku mpande bisobetse mu bizingiti. Kuri ibyo bisate hari hashushanyijeho intare n'ibimasa n'abakerobi. Ku bizingiti byo hejuru naho niko byari bimeze. Hejuru no munsi y'intare n'ibimasa hari imitako. Buri kigare cyari gifite inzego enye zicuzwe mu muringa, zifashe ku nzikaragiro enye z'umuringa. Izo nzikaragiro zari zishinzwe ku birenge 4 byari mu nguni z'ikigare. Hejuru y'ikigare hari ibisate by'umuringa nabyo byari bifite imitako byashyigikiraga igitereko. Icyo gitereko cyari kiburungushuye, ubuhagarike bwacyo bwari santimetero 50, naho igipande cyinjiraga mu kigare cyareshyaga na santimetero 25. Icyo gitereko cyari gitatseho ibisate bifite impande enye biharagaseho amashusho. Inziga uko ari enye zari munsi y'ikigare zari zifite umurambaro wa santimetero 75. Inziga z'ibigare zari zimeze nk'izigare ry'intambara. Inzikaragiro zazo n'amagurudumu yazo n'inkingi zazo n'icyuma gishinzeho inkingi byose byari bicuzwe mu muringa. Kuri buri nguni y'ikigare hariho ibifashi bimeze nk'ibirenge byari bishyigikiye ikigare, byari byarakoranywe nacyo. Hejuru ya buri kigare hari igitereko cy'iburungushuye gifite urugara rwa santimetero 25 z'ubuhagarike. Kuri icyo hari ibifashi n'ibisate by'umuringa bifatanye n'ikigare. Ku mubyimba wacyo wose, ku bifashi no ku bisate yaharagaseho amashusho y'abakerobi n'ay'intare n'ay'imikindo bizengurutswe n'imitako. Nguko uko yakoze bya bigare 10 byose byari bikozwe mu bikoresho bimwe bifite ingero zingana kandi biteye kimwe. Huramu yacuze kandi ibikarabiro 10 mu muringa byo guterekwa kuri bya bigare 10. Buri gikarabiro cyari gifite metero 2 z'umurambararo kandi cyashoboraga gusukwamo litiro 800. Ibigare 5 yabishyize ku ruhande rw'iburyo rw'ingoro, ibindi 5 abishyira ku ruhande rw'ibumoso. Cya kizenga yagiteretse ku nguni y'ingoro ahagana mu majyepfo y'iburasirazuba. Urutonde rw'ibikoresho byo mu ngoro. Hiramu yacuze ibikarabiro n'ibitiyo n'ibikombe, nuko arangiza iyi mirimo yose yagombaga gukorera umwami Salomo ku ngoro y'Uhoraho. Dore ibyo Huramu yakoze. Inkingi 2 n'imitwe yazo
yiburungushuye, inshundura ebyiri zo gushyira ku mitwe yo hejuru y'inkingi, imbuto 400 z'imikomamanga zo gutaka kuri izo nshundura, ni ukuvuga imirongo 2 y'imbuto z'imikomamanga kuri buri rushundura rutwikiriye imitwe iri hejuru y'inkingi. Ibigare 10 n'ibikarabiro 10 byari biteretseho. Ikizenga n'ibimasa 12 cyari giteretseho. Inzabya n'ibitiyo n'ibikombe. Ibyo bikoresho byose by'ingoro y'Uhoraho Huramu yakoreye umwami Salomo byari bikozwe mu muringa usennye. Umwami yabikoresheje hagati ya Sukoti na Zeretani mu kibaya cya Yorodani, ahashongesherezwaga umuringa. Salomo ashyira ibyo bikoresho byose mu mwanya wabyo, ariko kubera ko byari byinshi ntiyigeze apima umuringa byakozwemo. Salomo yakoresheje kandi n'ibindi bikoresho byose byerekeranye n'ingoro y'Uhoraho, ari byo igicaniro cy'imibavu cy'izahabu, ameza y'izahabu ashyirwaho imigati iturwa Uhoraho, ibitereko 10 by'amatara byari bitatsweho indabyo, kimwe n'amatara n'ibifatisho byayo byose byari bikozwe mu izahabu inoze. Ibyo bitereko babishyira mu cyumba kizira inenge, 5 mu ruhande rw'iburyo n'ibindi 5 mu ruhande rw'ibumoso. Ibyungo n'ibikoresho byo kuzimya amatara n'ibikombe n'ibiyiko n'ibyotezo byose byari bikozwe mu izahabu inoze. Amapata y'inzugi z'ibyumba kizira inenge cyane n'ayindi nzugi z'icyumba kizira inenge yose yari akozwe mu izahabu. Umwami Salomo arangije imirimo yose yo ku ngoro y'Uhoraho, azana ibintu byose se Dawidi yari yareguriye Imana, ifeza n'izahabu n'ibindi bikoresho, abishyira mu mazu y'ububiko bw'ingoro y'Uhoraho. Abami ba mbere igice cya 8. Isanduku y'isezerano yimurirwa mu ngoro. Nuko umwami Salomo ahamagaza abakuru b'Abisiraheli n'abahagarariye imiryango 12 y'abasekuruza n'abatware bose b'amazu ngo baze bakuranire aho i Yerusalemu. Yari abahamagariye guherekeza isanduku y'isezerano y'Uhoraho ngo ivanwe i Siyoni mu murwa wa Dawidi, ishyirwe mu ngoro y'Uhoraho. Abisiraheli bose baraza bakoraniraho umwami Salomo yari ari. Ku munsi mukuru wo mu kwezi kwa Etanimu, abakuru bose b'Abisiraheli bamaze kuhagera, abatambyi baterura isanduku y'Uhoraho. Abatambyi n'Abalevi baterura isanduku n'ihema ry'ibonaniro n'ibindi bikoresho byeguriwe Imana byari birimo barabizana. Umwami Salomo yarashagawe n'ikoraniro ryose ry'Abisiraheli imbere y'isanduku, batamba ibitambo bitabarika by'intama n'iby'ibimasa. Nuko abatambyi bazana isanduku y'isezerano ry'Uhoraho, bayishyira mu mwanya wayo mu ngoro mu cyumba kizira inenge cyane, maze bayitereka munsi y'amababa y'amashusho y'abakerubi. Amashusho y'abakerubi yari afite amababa arambuye hejuru y'aho isanduku y'isezerano yari iteretse, kugira ngo atwikire isanduku n'imijishi yayo. Iyo mijishi yari miremire cyane ku buryo imitwe yayo umuntu yashoboraga kuyibona ari mu cyumba kizira inenge, kibanziriza icyumba kizira inenge cyane. Icyakora ntawashoboraga kuyibona ari hanze. Iyo mijishi iracyahari na n'ubu. Muri iyo sanduku harimo gusa ibisate 2 by'amabuye Musa yari
yarabishyizemo ari kuri Sinayi, igihe Uhoraho yagiranaga isezerano n'Abisiraheli bamaze kuva mu Misiri. Abatambyi bamaze gusohoka mu cyumba kizira inenge, igicu cyahise cyuzura ingoro y'Uhoraho. Icyo gicu cyabujije abatambyi gukora imirimo yabo. Cyari ikuzo ry'Uhoraho ryuzuye ingoro ye. Nuko Salomo aravuga ati, Uhoraho wavuze ko uzatura mu gicu kibuditse. Dore nkubakiye n'ingoro y'akataraboneka, iyo uzaturamo iteka ryose. Ijambo rya Salomo. Abisiraheli bari bakoranye bahagaze aho, maze Salomo arahindukira abasabira umugisha. Aravuga ati, nihahimbazwe Uhoraho Imana y'Abisiraheli, we ubwe wasohoje isezerano yagiranye na data Dawidi muri aya magambo. Kuva igihe mvanye ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli mu Misiri, nta mujyi n'umwe nigeze mpitamo mu miryango yose ya Isiraheli nashoboraga kwiyerekaniramo. Nta n'undi muntu n'umwe nigeze mpitamo kugira ngo ategeke ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli. Data Dawidi yari afite umugambi wo kubakira ingoro Uhoraho Imana y'Abisiraheli, nyamara Uhoraho yaramubwiye ati, wagize umugambi wo kunyubakira ingoro kandi wagize neza. Icyakora si wowe uzanyubakira ingoro, ahubwo umwana wawe wibyariye niwe uzayubaka. None Uhoraho yasohoje isezerano rye, dore nasimbuye data Dawidi ku ngoma, ubu ni njye mwami w'Abisiraheli, nk'uko Uhoraho yari yarabivuze, kandi ni njye wubakiye ingoro Uhoraho Imana y'Abisiraheli. Muri iyo ngoro kandi nateganyije aho gushyira isanduku irimo ibisate bibiri yanditsweho isezerano Imana yagiranye na basokuruza ubwo yabakuraga mu Misiri. Isengesho rya Salomo. Umwami Salomo ahagarara imbere y'urutambiro rw'Uhoraho mu ruhame rw'ikoraniro ryose ry'Abisiraheli, arambura amaboko ayerekeje ku ijuru. Arasenga ati, Uhoraho Mana y'Abisiraheli, nta yindi Mana ihwanye nawe, ari mu ijuru ari no ku isi. Wowe usohoza isezerano ryawe, ukaba n'indahemuka ku bantu bawe bahora bakumvira babikuye ku mutima. Wasohoje isezerano wagiranye n'umugaragu wawe data Dawidi. Ibyo wivugiye ukabisezerana kubera ububasha bwawe, uyu munsi byose urabisohoje. None rero Uhoraho Mana y'Abisiraheli, ukomeze ibyo wasezeraniye umugaragu wawe data Dawidi, ubwo wamubwiraga uti, abazagukomokaho nibitwara neza mu migenzereze yabo bakanyumvira nk'uko wanyumviye, ntihazabura muri bo ugusimbura ku ngoma ya Isiraheli. Bityo rero Mana y'Abisiraheli, ndakwinginze ijambo wavuze ukarisezeranira umugaragu wawe data Dawidi, ngaho risohoze. Mbese Mana, wabasha gutura ku isi? Ijuru nubwo ari rigari bihebuje, ntabwo urikwirwamo. Nkaswe iyi ngoro nakubakiye. Ahubwo Uhoraho Mana yanjye, wite kuri iri sengesho njyewe umugaragu wawe senga nkwinginga. Wite ku gutakamba kwanjye no ku isengesho ugezaho uyu munsi. Iyi ngoro ujye uyitaho amanywa nijoro, kuko wayivuzeho uti, niho nzajya niyerekanira. None rero Nyagasani, umva isengesho sengera aha hantu. Ujye wita ku gutakamba kwanjye no gutakamba k'ubwoko bwawe bw'Abisiraheli. Nibasenga berekeye aha hantu, ujye wumva uri mu ijuru aho utuye, kandi ujye utwumva utubabarire. Umuntu naregwa ko yacumuye kuri mugenzi we, maze akarahizwa indahiro yo kwivuma,
akarahirira iyo ndahiro imbere y'urutambiro rwawe muri iyi ngoro, uzumva uri mu ijuru maze ukemure impaka. Uzacire urubanza abagaragu bawe bombi. Uwo icyaha gihamye umuhane, icyo yakoze kimugaruke. Umwere umuhanagureho icyaha, ugaragaze ko ari umwere. Ubwoko bwawe bw'Abisiraheli nibutsindwa n'umwanzi kubera ko bagucumuyeho, hanyuma bakihana bakakugarukira bakagusenga bagutakambira muri iyi ngoro, uzumva uri mu ijuru maze ubabarire icyaha cyabo, bityo ubagarure mu gihugu wahaye ba sekuruza. Nubuza imvura kugwa kubera ko abantu bawe bagucumuyeho, nibasenga berekeye aha hantu bakakuyoboka bakareka ibyaha byabo kubera ko uzaba wabahannye, uzumve uri mu ijuru maze Abisiraheli ari bo bagaragu bawe ubabarire ibyaha byabo. Uzabigisha imigenzereze nyakuri bagomba gukurikiza, bityo ugushe imvura mu gihugu wahaye abantu bawe ho gakondo. Mu bihe bizaza mu gihugu hashobora kuzatera inzara cyangwa icyorezo cy'indwara cyangwa amapfa cyangwa imyaka ikabora. Inzige cyangwa ibihore bishobora kuzatera abanzi bashobora kuzagotera aba bantu bawe mu migi. Bene ibyo byago byose nibitera, Umwisiraheli wese uzababazwa nabyo akagutakambira akagusenga arambuye amaboko ayerekeje kuri iyi ngoro, uzumva uri mu ijuru aho utuye. Uzamugoboke umubabarire kuko uzi ibiri mu mutima we, ndetse ni we wenyine uzi ibiri mu mitima y'abantu bose. Uzamugirire ibikwiranye n'imigenzereze ye, bityo Abisiraheli bazagutinya igihe cyose bazaba bakiri mu gihugu wahaye ba sekuruza. Abantu bo mu mahanga ya kure bazumva ko uri ikirangirire, bumve n'ibikorwa bihambaye wakoze kubera ububasha bwawe. Umunyamahanga udakomoka mu bwoko bwawe bwa Isiraheli naza akagusengera muri iyi ngoro, uzamwumve uri mu ijuru aho utuye. Uwo munyamahanga uzamuhe icyo agusabye cyose, kugira ngo abantu bose bo ku isi bakumenye kandi bagutinye, nk'uko ubwoko bwawe bwite bw'Abisiraheli bubigenza. Abantu bazamenya kandi ko iyi ngoro nubatse ari wowe nayeguriye. Uhoraho nutegeka ubwoko bwawe kujya ku rugamba kurwanya abanzi babo, aho urugamba ruzaba rwabereye hose, nibagusenga berekeye uyu murwa witoranyirije, berekeye n'iyi ngoro nakubakiye, uzumve uri mu ijuru wite ku masengesho yabo no gutakamba kwabo, maze ubahe gutsinda. Mu bihe bizaza Abisiraheli bashobora kuzagucumuraho, kuko nta muntu udacumura. Ushobora kuzabarakarira ukabateza umwanzi akabajyanaho iminyago mu gihugu cye, cyaba kure cyangwa hafi. Bageze muri icyo gihugu bashobora kuzihana bakagutakambira bati, twakoze ibyaha, twaracumuye, twakoze iby'ubugome. Nibakugarukira nta buryarya babikuye ku mitima, bari mu gihugu abanzi babo babajyanyeho iminyago, bakagusenga berekeye igihugu wahaye ba sekuruza, berekeye n'uyu murwa witoranyirije n'iyi ngoro nakubakiye, uzumva uri mu ijuru aho utuye. Uzite ku masengesho yabo no kugutakamba kwabo, maze ubagoboke, bityo uzababarire abantu bawe bazaba bagucumuyeho, uzababarire ibyo bazaba bagukoshereje byose, maze utume abazaba babajyanyeho iminyago babagirira impuhwe. Erega ni abantu bawe, nibo mwihariko wawe wikuriye mu Misiri, hari habamereye nk'itanura rishongesha ibyuma. Ujye uzirikana amasengesho yanjye
n'ay'ubwoko bwawe bw'Abisiraheli, ujye ubatega amatwi igihe cyose bagutakiye. Kuko rero Uhoraho Nyagasani nibo wagize ubwoko witoranyirijeho umwihariko mu mahanga yose yo ku isi. Niko wabitangaje ubinyujije ku mugaragu wawe Musa, ubwo wavanaga ba sogokuruza mu Misiri. Salomo asabira abantu umugisha. Umwami Salomo arangije gusenga no gutakambira Uhoraho, arahaguruka ahagarara imbere y'urutambiro rw'Uhoraho aho yari yapfukamye, arambuye amaboko ayerekeje ku ijuru. Asabira ikoraniro ryose ry'Abisiraheli umugisha, aranguriye ati: Ntihasingizwe Uhoraho, we wahaye ubwoko bwe bw'Abisiraheli aho batura mu mahoro nk'uko yari yarabisezeranye. Ayo masezerano yose y'akataraboneka uko yayasezeranye ayanyujije ku mugaragu we Musa, yayasohoje hatabuzemo na rimwe. Uhoraho Imana yacu ajya abana natwe nk'uko yabanaga na ba sogokuruza, ntazigere atureka cyangwa ngo adutererane. Niyigarurire imitima yacu kugira ngo tugenze uko ashaka kose, dukurikize amabwiriza n'amateka bye n'ibyemezo yahaye ba sokuruza. Uhoraho Imana yacu ajya azirikana amasengesho yanjye ku manywa na nijoro, nanjye umugaragu we ampe ibyo musabye, ahe n'ubwoko bwe bw'Abisiraheli ibyo bamusabye, akurikije ibyo dukeneye buri munsi. Bityo rero abantu bose bo ku isi bazamenya ko Uhoraho ari Imana kandi ko nta yindi Mana ibaho. Nuko rero namwe nimwirundurire Uhoraho Imana yacu mutizigamye, mukurikize amateka ye, mwumvire n'amabwiriza ye nk'uko mwabikoze uyu munsi. Itahwa ry'ingoro y'Imana. Umwami Salomo n'Abisiraheli bose bafatanya gutambira Uhoraho ibitambo. Salomo yatambiye Uhoraho ibitambo by'umusangiro, atamba ibimasa 22,000 n'intama 120,000. Bityo umwami n'Abisiraheli bose begurira Uhoraho iyo ngoro. Uwo munsi igice cyo hagati cy'ikibuga cyari imbere y'ingoro umwami yacyeguriye Uhoraho, ahatambira ibitambo bikongorwa n'umuriro, ahaturira amaturo y'ibinyampeke n'urugimbu rw'ibitambo by'umusangiro. Yagenje atyo kubera ko urutambiro rw'umuringa rutari gukwirwaho ibitambo bikongorwa n'umuriro n'amaturo y'ibinyampeke n'urugimbu rw'ibitambo by'umusangiro. Umwami Salomo n'ikoraniro ryose ry'Abisiraheli bamaze ibyumweru 2 imbere y'Uhoraho Imana yacu, bizihiza iminsi mikuru y'ingando. Iryo koraniro ryari rigizwe n'abaturutse mu gihugu hose, kuva i Lebo-Hamati mu majyaruguru kugeza ku kagezi ko ku mupaka wa Misiri mu majyepfo. Ku munsi ukurikira iyo minsi mikuru, umwami asezerera abantu, baramushimira maze basubira iwabo banezerewe kandi bishimye kubera ibyiza byose Uhoraho yagiriye umugaragu we Dawidi n'ubwoko bwe bw'Abisiraheli. Abami ba mbere igice cya 9. Uhoraho yongera kubonekera Salomo. Salomo arangije kubaka ingoro y'Uhoraho niye bwite, arangije no kubaka ibyo yifuzaga byose, Uhoraho yongera kumubonekera nk'uko yari yamubonekeye i Gibeyoni. Uhoraho aramubwira ati: amasengesho wangejejeho untakambira nayumvise, ingoro wanyubakiye nyigize umwihariko wanjye, niyo nzasengerwamo ibihe byose. Nzajya nyitaho iteka ryose, ndetse nzajya nyihoza ku mutima. Nawe rero nunyobokana umutima uboneye utagira amakemwa, nk'uko so Dawidi yabigenje, ugakora ibyo ngutegetse byose
kandi ugakurikiza amateka yanjye n'ibyemezo nafashe, nzashimangira ingoma yawe mu Bisiraheli ubuziraherezo. Koko rero nasezeraniye so Dawidi nti, ntihazabura ugukomokaho ugusimbura ku ngoma ya Isiraheli. Nyamara mwebwe n'abazabakomokaho nimunteshukaho, mukareka kunyoboka, mukareka gukurikiza amabwiriza n'amateka nabahaye, maze mukayoboka izindi mana mukazikorera kandi mukaziramya, icyo gihe nzamenesha Abisiraheli mu gihugu nabahaye, n'iyi ngoro ngize umwihariko wanjye nzayizinukwa. Abisiraheli bazaba icuro ry'imigani, kandi abanyamahanga babahindure urw'amenyo. Nubwo iyi ngoro ari akataraboneka, icyo gihe abazahanyura bose bazatangara, maze bimyoze bati, niki cyatumye Uhoraho agenza atya iki gihugu n'iyi ngoro? Abandi bazasubiza bati, Abisiraheli baretse Uhoraho Imana abasekuruza, yabavanye mu Misiri, bayobotse izindi mana baraziramya ndetse barazikorera. Ngicyo icyatumye Uhoraho abateza ibi byago byose. Amasezerano Salomo yagiranye na Hiramu. Imirimo y'ubwubatsi bw'ingoro y'Uhoraho n'iy'umwami yamaze imyaka 20. Hiramu umwami w'Itiri yari yarahaye Salomo amasederi n'amasipure n'izahabu akurikije uko byose yari abikeneye. Umwami Salomo nawe aha Hiramu imijyi 20 yo mu karere ka Galileya. Hiramu ava i Tiro ajya kureba imijyi Salomo yari yamuhaye, ariko iyo mijyi ntiyamushimisha. Nuko aramubaza ati, muvandimwe wanjye Salomo, mbese iyi mijyi wampaye ni mijyi ki? Iyo mijyi Hiramu ayita intara y'imburamumaro, iracyitwa ityo kugeza na n'ubu. Ubwo kandi Hiramu yari yarahaye umwami Salomo hafi tone 4 z'izahabu. Ibindi bikorwa bya Salomo. Umwami Salomo yakoresheje imirimo y'agahato kugira ngo yubakishe ingoro y'Uhoraho n'ingoro ye ya cyami na Milo n'urukuta ruzengurutse Yeruzalemu, kimwe n'umujyi wa Hasori n'uwa Megido n'uwa Gezeri. Umwami wa Misiri yari yarateye umujyi wa Gezeri, arawigarurira, arawutwika. Amaze kumarira ku icumu abaturage bawo b'Abanyakanani, uwo mujyi yari yarawuhayeho impongano umukobwa we muka Salomo. Niyo mpamvu yasannye Gezeri, asana kandi n'umujyi wa Betihoroni y'epfo, n'uwa Barati n'uwa Tamari wo mu butayu bw'Ibuyuda. Yasannye n'imijyi yose yabikagamo ibintu bye n'iyabagamo amagare y'intambara n'amafarasi ye y'intambara. Umwami Salomo yubatse kandi n'icyo yashatse cyose muri Yerusalemu no mu bisi bya Libani n'ahandi hose mu gihugu yategekaga. Muri icyo gihugu hari hakiri Abamori n'Abaheti n'Abaperezi n'Abahivi n'Abayebuzi batari Abisiraheli. Ababakomotseho bari basigaye mu gihugu Abisiraheli batashoboye gutsemba. Salomo yabagize inkoreragahato kugeza na n'ubu. Icyakora nta Mwisiraheli n'umwe Salomo yagize inkoreragahato, ahubwo yabagize abasirikare be n'abagaragu be n'abatware b'ingabo ze n'ibyegera bye, n'abarwanira ku magare y'intambara n'abarwanira ku mafarasi. Abategetsi bakuru bari bashinzwe imirimo ya Salomo bari 550 bacungaga abakozi b'imirimo y'agahato. Salomo yubakira wa mukobwa w'umwami wa Misiri ingoro, maze amuvana mu murwa wa Dawidi amwimurira muri iyo ngoro. Hanyuma Salomo yubaka ahitwa Milo. Umwami Salomo yatambaga ibitambo bikongorwa n'umuriro n'ibitambo by'umusangiro 3 mu mwaka, akabitambira ku rutambiro yari yarubakiye Uhoraho.
yoserezaga imibavu Uhoraho, bityo akaba asohoje imihango yateganyirijwe ingoro y'Uhoraho. Umwami Salomo yubakishije amato muri Esiyoni-Geberi hafi ya Elati, icyambu cyo ku nyanja itukura mu gihugu cya Edomu. Umwami Hiramu amwoherereza bamwe mu basare be bazobereye mu by'amazi, bajya gukorana n'abakozi ba Salomo kuri ayo mato. Nuko abo bakozi bose bajya mu gihugu cya Ofiri, bahakura toni 12 z'izahabu bazishyikiriza umwami Salomo. Abami ba mbere igice cya 10. Umwamikazi w'i Sheba aza gusura Salomo. Umwamikazi w'i Sheba yumvishe ko Salomo yabaye ikirangirire abikesha Uhoraho, aza kumusura kugira ngo amugeragereshe ibibazo by'insobe. Yageze i Yerusalemu ashagawe n'abantu benshi, hamwe n'ingamiya zihetse imibavu n'izahabu itagira ingano n'amabuye y'agaciro. Agirana imishyikirano na Salomo, amubaza ibibazo byose yari afite ku mutima. Salomo asubiza ibibazo byose by'umwamikazi w'i Sheba, nta kibazo na kimwe cyamubereye insobe ngo akiburire igisubizo. Umwamikazi w'i Sheba yibonera ubwenge bwose bwa Salomo hamwe n'ingoro yari yarubatse, yibonera n'ibyo kurya byagaburwaga ku meza ye, n'uburyo abategetsi bicazwaga mu byicaro byabo, n'ukuntu abahereza be bari bambaye imyambaro yabigenewe, na gahunda y'abashinzwe ibyo kunywa by'umwami n'ibitambo yatambiraga mu ngoro y'Uhoraho. Maze umwamikazi aratangara cyane, nuko abwira umwami ati, ibyo nabwiwe nkiri mu gihugu cyanjye bikwerekeyeho n'ibyerekeye ubwenge bwawe ni iby'ukuri. Nyamara sinigeze mbyemera kugeza ubwo niyiziye nkabyibonera ubwanjye. Koko rero nsanze nta n'igice cyabyo nabwiwe. Ubwenge bwawe n'ubukungu bwawe birenze cyane ibyo nabwiwe. Hahirwa abantu bawe, hahirwa n'ibyegera byawe, bo baguhora iruhande iteka, bakiyumvira amagambo yawe arimo ubwenge. Nihasingizwe Uhoraho Imana yawe, yo yagutoranyije ikagushyira ku ngoma ya Isiraheli. Kubera urukundo rutagira iherezo Uhoraho akunda Abisiraheli, yakugize umwami kugira ngo ubumbatire ubutabera n'ubutungane. Umwamikazi w'i Sheba atura umwami Salomo amaturo, toni 3.5 z'izahabu n'imibavu itagira ingano n'amabuye y'agaciro. Nta kindi gihe higeze hongera guturwa imibavu ingana n'iyo umwamikazi w'i Sheba yatuye umwami Salomo. Amato y'umwami Hiramu yazanaga izahabu ayivanye Ofiri, akanahavana ibiti by'ubwoko bw'indobanure n'amabuye y'agaciro. Ibyo biti by'indobanure umwami Salomo yabikoreshaga mu iyubakwa ry'ingoro y'Uhoraho n'ingoro ye ya cyami. Byanabazwagamo inanga z'indoha n'inanga nyamuduri abacuranzi bacurangaga. Kuva icyo gihe nta wigeze yongera kubona ibiti by'indobanure byinshi nk'ibyo byongera kwinjizwa mu gihugu cya Isiraheli. Salomo yahaye umwamikazi w'i Sheba ibyo yasabye byose. Salomo amugerekeraho n'izindi mpano amuhitiyemo. Nuko umwamikazi w'i Sheba asubira mu gihugu cye hamwe n'abaje bamuherekeje. Ubukungu bw'umwami Salomo. Buri mwaka Salomo yinjizaga mu mutungo we izahabu ipima toni 20,000. Wongeyeho amahoro yakwaga abantu no ku bicuruzwa byinjizwaga mu gihugu n'imisoro yatangwaga n'abami bose b'Abarabu, n'amakoro yinjizwaga n'abategetsi b'intara z'igihugu. Umwami Salomo yakoresheje ingabo nini 200 mu izahabu
y'imvange. Ingabo yose yari yometsweho izahabu ipima ibiro 6. Yakoresheje kandi izindi ngabo nto 300 mu izahabu y'imvange. Ingabo yose yari yometsweho izahabu ipima 1.5 kilo. Izo ngabo zose umwami yazibitse mu nzu yiswe ingoro y'ishyamba rya Libani. Umwami Salomo yakoresheje intebe ya cyami mu mahembe y'inzovu, inyuma ayomekaho izahabu inoze. Iyo ntebe yari ifite ingazi 6 zigana aho iteye, kandi urwegamiro rwayo rwari rwihese, buri ruhande rwari rufite aho kurambika inkokora. Rwari rushushanyijeho ishusho y'intare ihagaze. Koko rero ingazi zari 6, kandi iburyo n'ibumoso bwa buri ngazi hari ishusho y'intare. Zose zari intare 12. Nta wundi mwami wigeze akoresha intebe ya cyami ihwanye n'iyo. Ibikombe byose by'ibwami kwa Salomo byari bikozwe mu izahabu, ndetse n'ibikoresho byose by'ingoro y'ishyamba ya Libani byari bikoze mu izahabu inoze. Nta kintu na kimwe cyari gikoze mu ifeza, kubera ko ku ngoma ya Salomo ifeza itari ifite agaciro. Umwami Salomo yari afite amato ku nyanja yajyanaga mu bucuruzi bwa kure hamwe n'ay'umwami Hiramu. Buri myaka 3 amato ye yatahukanaga izahabu n'ifeza n'amahembe y'inzovu n'inkima n'ibisiga. Umwami Salomo yarushaga cyane ubukungu n'ubwenge abandi bami bose bo kw'isi. Abantu bo mu mahanga yose bifuzaga kubonana nawe kugira ngo biyumvire ubwenge Imana yamuhaye. Buri mwaka umuntu wese wazaga kumureba yazanaga ituro rigizwe n'ibikoresho by'ifeza n'iby'izahabu, n'imyambaro, n'intwaro, n'imibavu, n'amafarasi, n'inyumbu. Salomo akuranya amagare y'intambara n'amafarasi. Yari afite amagare 1,400 n'amafarasi 12,000. Amagare n'amafarasi amwe ayasigarana iwe i Yerusalemu, andi bayajyana mu migi yagombaga kubamo. Ku ngoma y'umwami Salomo ifeza yabaye nyinshi i Yerusalemu, inganya ubwinshi n'amabuye yaho. Imbaho z'amasederi nazo zanganyaga ubwinshi n'imivumu yo ku misozi migufi y'Iburengerazuba. Amafarasi ya Salomo yatumizwaga mu Misiri ni Kuwe. Abayagurishaga umwami bayagurishaga ikuwe. Amagare y'intambara yatumizwaga mu Misiri rimwe ryagurwaga ibikoroto by'ifeza 600, naho ifarashi igakurwa ibikoroto by'ifeza 150. Abo bacuruzi kandi batumirizaga amagare n'amafarasi abami bose b'Abaheti n'abo muri Siriya. Abami ba mbere igice cya 11. Salomo agomera Imana. Umwami Salomo wari wararongoye umukobwa w'umwami wa Misiri yongeye kubenguka abanyamahangakazi benshi ba Mowabu n'Abamoni n'Abedomu n'Abanyasidoni n'Abaheti. Abo bose bakomokaga mu mahanga. Uhoraho yari yarabujije Abisiraheli ati, ntimugashyingirane nabo kugira ngo batazahindura imitima yanyu mukiyegurira imana zabo. Nyamara Salomo arababenguka, bityo atunga abagore b'ibikomangoma 700 n'inshoreke 300. Nuko abo bagore be baramuyobya cyane. Salomo ageze mu zabukuru, abagore be bamwica umutima, ayoboka izindi mana ku buryo atongeye gukunda Uhoraho Imana ye abikuye ku mutima nk'uko se Dawidi yamukundaga.
nuko Salomo aramya Ashitaroti imanakazi y'Abanyasidoni, na Moleki seshyano ry'Abamoni. Uko niko Salomo yakoze ibizira imbere y'Uhoraho, ntiyakomeza kumuyoboka nk'uko se Dawidi yabigenzaga. Muri icyo gihe Salomo yubatse ahasengerwaga ikigirwamana Kemoshi seshyano y'Abamowabu ku musozi w'iburasirazuba bwa Yeruzalemu, ahubakira na Moleki seshyano y'Abamoni. Uko niko yubakiye imana z'abagore be bose b'abanyamahangakazi, kugira ngo bajye bazosereza imibavu bazitambire n'ibitambo. Uhoraho Imana y'Abisiraheli yari yarabonekeye Salomo inshuro ebyiri, imwihanangiriza kutaramya izindi mana. Nyamara Salomo ntiyamwumvira, ahubwo amutera umugongo, maze Uhoraho aramurakarira. Uhoraho aramubwira ati, kubera ko witwaye utyo ntiwitondere isezerano ryanjye kandi ntukurikize amabwiriza naguhaye, ngiye kukwambura ubwami mbugabire umwe mu bagaragu bawe. Icyakora kubera so Dawidi ibyo sinzabikora ukiriho, nzabwambura umwana wawe, ndetse umwana wawe sinzamutwara ubwami bwose, nzamusigira umuryango umwe kubera umugaragu wanjye Dawidi no kubera Yeruzalemu nitoranyirije. Abanzi ba Salomo. Nuko Uhoraho aterereza Salomo umwanzi witwa Hadadi w'Umwedomu wakomokaga ku bami ba Edomu. Igihe umwami Dawidi yigaruriraga Edomu, Yowabu umugaba w'ingabo ze yagiyeyo guhambisha intumbi z'abaguye ku rugamba, hanyuma yicisha Abedomu bose b'igitsina gabo. Yowabu n'abahungu be bagumayo amezi 6 kugeza ubwo batsembye ab'igitsina gabo bose muri Edomu. Hadadi wari ukiri muto acika ku icumu, ahungira mu Mishiri hamwe n'Abedomu b'ibyegera bya se. Bahaguruka i Midiyani banyura i Parani, bahavana abaturage bajyana nabo mu Mishiri. Umwami wabo aha Hadadi icumbi n'igaburo rya buri gihe, amuha n'isambu. Hadadi atona ku mwami wa Mishiri, umwami amushyingira murumuna we, ari we murumuna w'umwamikazi Tahupenesi, umugore w'umwami. Nuko uwo murumuna wa Tahupenesi abyarana umuhungu, na Hadadi amwita Genubati. Maze Tahupenesi aramuhamagaza amushyira mu rugo rw'ibwami, ne Genubati areranwa n'abana b'umwami. Hadadi akiri mu Mishiri yumva ko umwami Dawidi yapfuye, kandi ko n'umugaba w'ingabo Yowabu yapfuye, maze abwira umwami wa Mishiri ati, nyemerera nsubire mu gihugu cyacu. Umwami aramubaza ati, ni iki wabuze kuri nge gitumye ushaka gusubira mu gihugu cyanyu? Hadadi aramusubiza ati, ntacyo, nyamara unyemerere nsubireyo. Imana yongera guterereza Salomo undi mwanzi witwa Rezoni mwene Eliyada, wari warahunze kwa shebuja Hadadezeri umwami w'Isoba. Mu gihe umwami Dawidi yari amaze gutsemba ingabo za Hadadezeri, Rezoni yakoranyije abantu aba ari we uyobora ako gatsiko, hanyuma ajyana nako i Damasi bagumayo. Amaherezo barahategeka. Ku marorerwa yose Hadadi yakoze, Rezoni yongeraho kuba umwanzi w'Abisiraheli igihe cyose Salomo yari ku ngoma. Rezoni akomeza kwanga urunuka Abisiraheli mu gihe cyose yari umwami wa Siriya. Yerobowamu agomera Salomo. Yerobowamu mwene Nebati w'Umwefurayimu wakomokaga i Sereda, nyina akaba yari umupfakazi witwaga Seruwa, agomera umwami Salomo kandi yari icyegera cye.
dore impamvu yatumye Yerobowamu agumugomera. Igihe umwami Salomo yubakishaga ahiswe Milo agasanisha n'icyuho cy'umurwa wa se Dawidi, Yerobowamu yari umusore w'intwari. Salomo abonye ko ari ingirakamaro, amutoranyiriza kuba umuyobozi w'abanyamirimo y'agahato bakomokaga mu muryango wa Yozefu. Igihe kimwe Yerobowamu ari mu nzira avuye i Yeruzalemu ahura n'umuhanuzi Ahiya w'i Shilo. Bari bonyine kuri ako gasozi, Ahiya yiteye igishura gishya. Nuko afata uwo mwitoro mushya awugabanyamo imigabane 12, maze abwira Yerobowamu ati, akira iyi migabane 10, niko Uhoraho Imana y'Abisiraheli avuze ati, dore ngiye kwambura Salomo ingoma maze nkugabire imiryango 10. Nzamusigira umuryango umwe mbitewe n'umugaragu wanjye Dawidi, n'umurwa wa Yeruzalemu ubwawo nitoranyirije mu ntara zose za Isiraheli. Nzabiterwa nuko Abisiraheli banteye umugongo bakaramya Ashitaroti imanakazi y'Abanyasidoni, na Kemoshi imana y'Abamowabu, na Moleki imana y'Abamoni. Nzabaziza ko batagenje uko nshaka, bakoze ibitanogeye, ntibumvira amateka yanjye n'ibyemezo nafashe nk'uko Dawidi se wa Salomo yabigenzaga. Nyamara ntabwo ari Salomo nzanyaga ubwami, ahubwo nzamurekera ku ngoma igihe cyose azaba akiriho, mbigiriye umugaragu wanjye Dawidi natoranyije, akitondera amabwiriza n'amateka byanjye. Umuhungu wa Salomo niwe nzanyaga ubwami, naho wowe Yerobowamu nkugabire imiryango 10. Icyakora nzasigira uwo muhungu wa Salomo umuryango umwe, kugira ngo umugaragu wanjye Dawidi agire umukomokaho ibihe byose, utegeka i Yerusalemu, umurwa natoranyije kunsengeramo. Wowe Yerobowamu uzaba umwami w'Abisiraheli, ubategeke uko ushaka kose. Nukora ibyo nzagutegeka byose, ukagenza uko nshaka, nuntunganira ukumvira amabwiriza n'amateka byanjye nk'uko umugaragu wanjye Dawidi yabigenje, nzabana nawe. Nzakomeza ingoma yawe nk'uko nakomeje iy'umugaragu wanjye Dawidi, kandi abagukomokaho nzabaha gutegeka Isiraheli nta kabuza. Bityo nzahana abakomoka kuri Dawidi kubera Salomo, ariko sinzahora mbahana. Nicyo cyatumye Salomo agerageza kwicisha Yerobowamu, ariko Yerobowamu ahungira kwa Shishaki umwami wa Misiri, aguma mu Misiri kugeza ubwo Salomo apfuye. Urupfu rwa Salomo. Ibindi bikorwa n'ibigwi byose bya Salomo n'iby'ubwenge bwe byanditswe mu gitabo cyitwa Amateka ya Salomo. Salomo yamaze imyaka 40 ari ku ngoma i Yeruzalemu, ategeka Isiraheli yose. Nuko Salomo arapfa, bamushyingura mu murwa wa se Dawidi. Umuhungu we Robowamu amusimbura ku ngoma. Abami ba mbere igice cya 12. Ikoraniro ry'Ishekemu. Robowamu ajya Shekemu kuko ariho imiryango y'Abisiraheli yo mu majyaruguru yari yaje kumwimikira. Yerobowamu mwene Nebati yari mu Misiri, aho yari yahungiye umwami Salomo. Yumvise bavuga iby'ikoraniro ry'Ishekemu, yiyemeza gusigara mu Misiri. Nyamara boherezayo abantu bo kumushaka. Yerobowamu aragaruka, Abisirayeli bose bari muri iryo koraniro basanga Robowamu, baramubwira bati, so yatwikoreje imitwaro iremereye, niba wowe uzatworohereza iyo mitwaro, so yatwikoreje n'imirimo y'agahato yadukoresheje, tuzagukorera. Robowamu arabasubiza ati, nimugende muzagaruke nyuma y'iminsi 3. Nuko baragenda.
umwami Robowamu agisha inama abasaza bakoranaga na se Salomo akiriho, arababaza ati, ni ikihe gisubizo naha bariya abantu? Baramusubiza bati, uyu munsi nugaragariza abantu ko ushaka kubakorera ukabasubiza neza, nabo bazakubera abagaragu iteka ryose. Nyamara Robowamu ntiyita ku nama abasaza bamuhaye, ahubwo agisha inama abasore b'urungano rwe bari bamushagaye. Arababaza ati, ni ikihe gisubizo naha bariya bantu basaba ngo mborohereze imitwaro data yabikoreje? Abo basore b'urungano rwe baramubwira bati, abo bantu binubira ko so yabagize inkoreragahato, none ngo uzaborohereze, uzabasubiza uti, ubukana bwanjye buzaruta ubwa data. Data yabikoreje imitwaro iremereye, ariko njyewe nzabarushirizaho. Data yabakubise iminyafu, nyamara njyewe nzabakubita ibiboko. Ku munsi wa gatatu, Yerobowamu n'abantu be bose bajya kwa Robowamu nk'uko yari yabibabwiye. Robowamu abasubizanya inabi nyinshi, ntiyita ku nama abasaza bari bamugiriye. Abasubiza akurikije inama yahawe n'abasore ati, data yabikoreje imitwaro iremereye, ariko njyewe nzabarushirizaho. Data yabakubise iminyafu, nyamara njyewe nzabakubita ibiboko. Robowamu arinangira ntiyumva abo bantu. Uhoraho niwe washatse ko biba bityo kugira ngo asohoze ibyo yari yarabwiye Yerobowamu mwene Nebati atumye umuhanuzi Ahiya w'i Shilo. Igihugu cya Isiraheli kigabanyamo kabiri. Abisiraheli mu majyaruguru babonye ko umwami atabumvise, baramusubiza bati, duhuriye he na Dawidi? Nta murage dusangiye na bene Yese. Twebwe Abisiraheli buri muntu niyisubirire iwe, naho wowe mwene Dawidi menya iby'iwanyu. Nuko bamusigaho barigendera. Abisiraheli bari batuye mu migi y'Ubuyuda nibo bonyine bemeye gutegekwa na Robowamu. Nuko umwami Robowamu atuma Adoramu wakoreshaga imirimo y'agahato ku Bisiraheli bo mu majyaruguru, maze bamwicisha amabuye. Umwami abyumvise ahita yurira igare rye ahungira i Yeruzalemu. Guhera ubwo imiryango y'Abisiraheli bo mu majyaruguru igomera inzu ya Dawidi kugeza na n'ubu. Abisiraheli bo mu majyaruguru bamaze kumenya ko Yerobowamu yagarutse, bakoranya abantu maze baramwimika. Ntihagira uyoboka inzu ya Dawidi keretse umuryango wa Yuda wonyine. Ubuhanuzi bwa Shemaya. Robowamu ageze i Yerusalemu, atoranya mu muryango wa Yuda n'uwa Benjamini abagabo 180,000 b'abarwanyi kabuhariwe, kugira ngo bajye kurwanya Abisiraheli bo mu majyaruguru, bagarurire ubwami Robowamu mwene Salomo. Nuko Imana ibwira umuhanuzi Shemaya ati, bwira Robowamu mwene Salomo umwami w'Ubuyuda n'abantu bose bo mu muryango wa Yuda n'uwa Benjamini uti, Uhoraho aravuze ngo, ntimurwanye abavandimwe banyu b'Abisiraheli, buri wese nasubira iwe, kuko ibyabaye byose ari njye wabiteye. Bumvise iryo tegeko ry'Uhoraho bararyumvira, basubira iwabo. Yerobowamu areka gusenga Uhoraho. Nuko Yerobowamu akomeza urukuta ruzengurutse Shekemu, umujyi wo mu misozi ya Efurayimu, aturayo. Hanyuma arahimuka akomeza urukuta rw'umujyi wa Penuweli. Yerobowamu aribwira ati, ubwami bushobora kuzasubira mu nzu ya Dawidi. Dore aba bantu nibakomeza kujya i Yerusalemu gutambira ibitambo mu ngoro y'Uhoraho, bazagarukira shebuja Robowamu umwami w'Abayuda, bamuyoboke maze banyice. Umwami yigira inama, akora amashusho 2 y'inyana mu izahabu, abwira abantu ati, kenshi mwajyaga i Yerusalemu, nyamara Imana yanyu yabavanye mu Misiri iri hano.
Yerobowamu ashyira ishusho imwe i Beteli, indi ayishyira i Dani. Ibyo byatumye abantu bacumura bakurikira ayo mashusho kugera i Dani. Yerobowamu yubakisha ingoro y'ahasengerwaga, atoranya abatambyi badakomoka kuri Levi. Umuhanuzi yamagana ugusengera i Beteli. Ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa munani, Yerobowamu akoresha umunsi mukuru nk'uko abayuda babigenzaga, kandi we ubwe atambira ibitambo izo nyana yari yakoze ku rutambiro rw'i Beteli. Ashyira abatambyi i Beteli ahasengerwaga yari yarahubatse. Ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani, iyo yihitiyemo ubwe ku bw'Abisiraheli, Yerobowamu akorera Abisiraheli umunsi mukuru i Beteli. Kuri uwo munsi mukuru ubwe atamba ibitambo ku rutambiro yari yarubatse. Abami ba mbere igice cya 13. Nuko Uhoraho ategeka umuhanuzi kuva mu gihugu cy'i Buyuda no kujya i Beteli. Ahagera, Yerobowamu ari ku rutambiro atamba ibitambo. Uwo muhanuzi ava mu rutambiro akurikije ijambo ry'Uhoraho ati, wa rutambiro we, wa rutambiro we, Uhoraho aravuze ngo, mu nzu ya Dawidi hagiye kuvuka umwana w'umuhungu, azitwa Yosiya. Kuri wowe azahatwikira abatambyi bahasengerwa, ahosereze imibavu, kandi ahatwikira amagufwa y'abantu. Arongera aravuga ati, urutambiro rugiye gusaduka, ndetse n'ivu ry'ibinure rigwe hasi. Bityo kiraba ari ikimenyetso ko byavuzwe n'Uhoraho. Nuko umwami Yerobowamu amaze kumva uwo muhanuzi ava mu rutambiro rw'i Beteli, arambura ukuboko hejuru y'urutambiro aravuga ati, nimumufate. Ariko ukuboko kwe gukomeza kurambuka kunyunyutse, ntiyashobora kongera kuguhina. Uwo mwanya urutambiro rurasaduka, n'ivu ry'ibinure ryari hejuru yarwo rigwa hasi, nk'uko umuhanuzi yari yabitumwe n'Uhoraho. Umwami abwira umuhanuzi ati, ingingo Uhoraho Imana yawe akize ukuboko kwanjye. Nuko umuhanuzi asaba Uhoraho, maze ukuboko k'umwami kurakira gusubira uko kwari kuri. Umwami abwira umuhanuzi ati, ngwino tujyane imuhira tugire icyo turya kandi nkugororera. Umuhanuzi asubiza umwami Yerobowamu ati, nubwo wampa umugabane wa kabiri w'ubutunzi bwawe, ntabwo tujyana iwawe, kubera ko ntacyo nshobora kuharira cyangwa kuhanywera. Uhoraho yanyihanangirije ngo ntuzagire icyo urya, ntuzanywe n'amazi, kandi nutaha iwawe ntuzasubize inzira yakuzanye i Beteli. Umuhanuzi aca indi nzira, ntiyasubiza iyamuzanye. Umuhanuzi w'Ubuyuda ntiyumviye Uhoraho. I Beteli hari hatuye umuhanuzi w'umusaza. Abana be bamutekerereza iby'umuhanuzi wavuye i Buyuda yakoreye i Beteli uwo munsi n'amagambo yabwiye umwami Yerobowamu. Nuko se arababaza ati, aciye mu yihe nzira? Abana be bajya kubaza aho umuhanuzi w'Ubuyuda yanyuze. Nuko se arababwira ati, nimuntegurire indogobe yanjye. Abana bashyira icyicaro ku ndogobe, arayurira aragenda. Uwo musaza akurikira umuhanuzi, amusanga aho yari yicaye mu gicucu cy'igiti kinini, maze aramubaza ati, mbese ni wowe muhanuzi wavuye i Buyuda? Aramusubiza ati, ni njyewe. Nuko uwo muhanuzi w'umusaza aramubwira ati, ngwino dusubirane muhira dufungure. Umuhanuzi w'Ubuyuda aramusubiza ati, sinshobora gusubiranayo nawe, kubera ko aha hantu ntacyo nshobora kuharira cyangwa kuhanywera. Uhoraho yanyihanangirije ngo ntuzagire icyo urira aho hantu, ntuzahanywere, kandi nujya iwawe ntuzasubize inzira yakuzanye. Uwo muhanuzi w'umusaza aramubwira ati,
nanjye ndi umuhanuzi nkawe, kandi Uhoraho yatumye umumarayika ngo nkugarure iwanjye maze urye kandi unywe. Nyamara uwo musaza yaramubeshyaga. Umuhanuzi w'i Buyuda aramuherekeza, basubirana imuhira. Bageze iwe ararya kandi aranywa. Nuko bombi bagifungura, ijambo ry'Uhoraho riza kuri uwo muhanuzi w'umusaza wari wamugaruye, atera hejuru. Abwira uwo muhanuzi waturutse i Buyuda ati, Uhoraho Imana yawe aravuze ati, wasuzuguye ijambo ryanjye, ntiwubahiriza itegeko nagutegetse, none wagarutse kurira no kunywera aha hantu kandi narabikubujije. Kubera ibyo ugiye gupfa, kandi ntuzashyingurwa mu irimbi ry'abasokuruza. Nuko bamaze kurya no kunywa, wa muhanuzi w'umusaza ategurira umuhanuzi w'i Buyuda icyicaro ku ndogobe. Arataha, akiri mu nzira ahura n'intare iramwica. Umurambo we urambarara mu nzira. Indogobe iwuhagarara iruhande rumwe, intare nayo ku rundi. Abagenzi babonye uwo murambo mu nzira n'intare ihagaze iruhande rwawo, baza kubibwira abo mu mujyi wari utuwemo na wa muhanuzi w'umusaza. Uwo muhanuzi